tubahe ikaze mukuru wacu twizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abanyarwanda mudukurikiye ndabasuhuje cyane abakongomani mudukurikiye ndabasuhuje cyane muri abantu b'agaciro ndabakunda cyane M23 yongeye gushoza indi ntambara mu masaha make yari ihaye agahenge FRDC ikijyanye n'imirwano cyahagaze ubu ngubu intambara none igezweho noneho nyuma yo gufata umujyi wa Goma bakawushyira mu biganza byabo ubu ngubu ndi mujyi ukurikiyeho ni umujyi wa Bukavu. Ikindi kintu nababwira nuko ingabo za FRDC ziri mu marira nyuma yo kubura abaturage n'abasirikare bose hamwe 789 abo bose bahaburiye ubuzima mu ntambara yabereye mu mujyi wa Goma. Hari abantu rwose 798 rwose abo bantu murabumva, abantu rwose bagenda bakaba hafi igihumbi, abakiri mu bitaro, abakomeretse, abo bose nibo ingabo za FRDC nabo bafatanyije kubarura batangaje basanga aribo bantu babuze ubuzima. M23 none ititaye kuri ibyo by'abari kubura ubuzima cyangwa iki, yongeye gushoza indi ntambara mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo rwose, umwe mu mujyi mikuru cyane muri Kivu y'Amajyepfo, niwo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo rwose, ariko rero ibintu biri kuhabera nakaga rwose. Hari agace bita Murehe, abantu muhazi ndabasuje cyane. Hari n'akandi gace bita Nyabibwe rwose, aho ngaho ni wari kubera imirwano. FRDC iratangaza ko noneho ntago urugamba rukimeze nk'uko rwari rumeze mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu noneho FRDC ngo iri hejuru cyane, binashoboka ko ishobora kuba urwo rugamba rutazayigora cyane kuko isa nkaho iri kurusha ingufu M23 ku buryo bugaragara cyane. Abantu benshi bakavuga bati mu gihe rwose baba bashije gucunga umutekano neza bagakomereza uko bameze rwose, biragoye ko M23 yakongera gufata uyu mujyi wa kabiri kuko abasirikare benshi bari mu mujyi wa Goma. Ku rugamba rwo kugera rwose muri uyu mujyi wa Bukavu ntago irukomeje cyane, ntago yarukomeje nk'uko yaje irwana ishaka kujya mu mujyi wa Goma. Ibintu binavuga ko rwose hari agace bita Kanama, abantu muhazi none ndabasuje cyane. Ngiye kujya mbabwira agace ubundi nanasuhuza abantu baherere kuko mudukurikiye muri benshi. Hari ikintu bita intambara, ako gace nta ntambara irimo, ariko wenda nta ntambara y'amasasu ihari, ariko abaturage bo ubwabo rwose ngo bari gukora ikintu bita imyigaragambyo bavuga bati twebwe turi kuri uru ruhande, abandi bavuga bati turi kuri uru ruhande rwose. Ugasanga bikomeje gutera amakimbirane hagati y'abakongomani muri rusange. Ibintu bikomeje kugorana rwose kuri FRDC nyuma y'uko yari hawe agahenge k'iminsi mikeya cyane rwose. M23 ntabwo yemereye ngo ibanze isubize ubwenge ku gihe rwose, yongera bakunkumukana rwose muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo rwose. Ibintu byakomeye cyane ariko ntabwo ari intambara, ntabwo irafata irange rwose, ntabwo irafata irange wenda ubone ngo uru ruhande ruri kwitwara gutya. Ariko amakuru nuko ingabo za FRDC ziri gukora ikintu bita guhabya umwanzi. M23 nayo ikakubwira ati rwose ahangaha naho mu gihe cy'amasaha make turafata, ntabwo hagoye nk'uko twafashe umujyi wa Goma bitugoye. Aravuga ati rwose ahangaha kwafata ni igihe gito cyane, kandi abadushyigikiye bizere ko rwose tugomba kuhagera mu gihe cya vuba rwose, ntabwo biri ibintu bizagorana kabisa. Urumva ko M23 ikomeje kwisiga insenda igenda ifata uduce tumwe na tumwe two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bakavuga bati rwose bishobora kuzagorana guhagarika intambara rwose, bizashobora kuzagorana. Ubwo nisinzi no kubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, twende tubihanga amaso.